Okay. Murakaza neza nanone ku rubuga rwanjye rwa YouTube nitwa Nana Weber nk'uko musanzwe mubizi cyangwa se Super Sexy. Reka nkomerezeho nsubize ibindi bibazo nabajijwe. Ikindi kibazo kirambaza ngo ni bihe cyangwa se ni iki kintu cyambabaje cyane mu buzima ntashobora kuzapfa nibagiwe. Ibintu byambabaje mu buzima ni byinshi, harimo kuba ntarabashije kubona data yitabye Imana nkiri umwana muto. Ikindi ni ukuba narabuze undi musimbura cyangwa se undi mubyeyi nari nabonye nawe akagenda gutyo yarashakaga kuzambona ndi inkumi cyangwa se ndi umudamu ariko akagenda atabibonye. Ikindi ni ukubura inshuti yanjye magara cyangwa se umutipe wari inshuti yanjye cyane bikava akamera nka musaza wanjye. Byarambabaje cyane. Ibyo ni byo bintu bya mbere byambabaje. Noneho ngo ibyanshimishije, nshimishwa no kuba nkiriho, kuba narageze muri Vision 2020. Ikindi nkashimishwa nuko nabashije kurangiza amashuri yanjye kuko ni ibintu bitari byoroshye mu bihe nanyuragamo nk'umukobwa w'agasazi, mbese umukobwa ubyina. Murabyumva nawe, kubyina babifata ukundi. Icyo gihe rero kuba narabyinaga ni ibintu byari bigoye, abantu baguciragaho iteka bagutega iminsi. Ndashima Imana kuba narize nk'abandi uwo ndiwe uyu munsi. Nkanashima Imana yuko yampaye umugabo nkunda, umugabo unyubaha, umugabo umpa uburenganzira busesuye kandi akantetesha, akamfata nk'umwana, mbese nk'umwana we nk'uko wafata bucura. So ndabishimira Imana rero. N'ibindi byinshi ntavuga ngo ndangize, ariko n'ibyo ngibyo by'ingenzi, no kuba nkifite mama ankunda mubona, kuko ni umugore warwanye ishyaka rikomeye ntashobora kuvuga hano. So ndabishimira Imana. Ikindi barambajije ngo wataye ubusugi ryari? Nataye ubusugi ndangije umwaka wa 6 secondaire. Yego. Barangize barambaza ngo kuki ukunda kubyina? Nkunda kubyina kubera ko njyewe message yanjye cyangwa se akababaro kanjye, ibyishimo byanjye byose binyuza mu muziki. Iyo nishimye ikintu cya mbere mpita ntekereza ni umuziki. Iyo mbabaye aho kugira ngo njye mu cyumba nikingirane ndire, Nana nkunda kwiyizira hano muri salo yanjye nkashyiramo umuziki kuri televiziyo nkabyina. Niyo ntaza live kuri izi mbuga nkoranyambaga, mbikora njyenyine nkabyina ukagira ngo harimo abantu nk'igihumbi mu nzu yanjye. Mbese umuziki ni inshuti magara yanjye. Mbese inkuraho akababaro, inkuraho stress, ikanafasha mu byishimo byanjye. Niyo mpamvu muba mumbona naje live nkabyina nkacugusa, nyuma bakavuga ngo abayerekana iki. Ntabwo ncugusa amabuno ngo kugira ngo muyarebe, niko nzi kubyina. None se njye gutera amapa ntazi uko bayatera? Ni nazo mbyino zigezweho guys. Tujye tuvuga ibintu biriho kandi tubivuga uko biri. Gucugusa nibyo bintu bigezweho, nibyo tuzi. Umuntu wese w'umukobwa utangiye cyangwa ushaka kubyina aragerageza agacugusa. So ntabwo mbikora kugira ngo nteshe umutwe abagabo b'abandi cyangwa se nkurura abagabo. Oya, ni abagabo nyine uwanjye arampageje, inshuti zanjye, ntimukajye mubifata nabi. Mbese njyewe umuziki nganira nawo kenshi gashoboka kurusha uko naganira n'abandi bantu. Hari n'uwambajije ngo mbere y'uko nshaka ngo nateretanye n'abahungu bangahe? Mbere y'uko mbana n'umugabo wanjye gukundana nateretanye n'abatipe 4. Yego, nabo 4 ariko sindibabwire ko nimwambajije abari bo, mwambajije umubare wabo.
So rero niba nawe ufite ibindi bibazo jya kuri YouTube channel yanjye ya Nana Weber wandika ikibazo